Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndamushije cyane mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushima Imana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanywa meza, abafite ijoro ryiza, abafite igitondo mwabitse mute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura. Imana yacu ishimwe kandi ihimbazwe cyane kuko ikomeje kutugirira neza, ikomeje kubana natwe, ikomeje kwigaragaza, ikomeje gukora imirimo n'ibitangaza hagati muri twebwe. Tugeze umunsi wa none, tugeze igitondo cya none, tugeze ijoro rya none, ari amahoro. Imana ishimwe cyane. Ndagarutse, ndashima Imana cyane ku bw'akanya ka none mbashe kugaruka kugira ngo tuganire nje vuba na vuba kubera ko turi mu gihe cyo kujya mu ijoro kwa Kristo, ndagira ngo bagira ngo tutagira etape dusimbuka, kugira ngo tubijyanire hamwe byose. Mbere na mbere ndabanza nifurize isabukuru nziza wavutse umunsi wa none, happy birthday, joyeux anniversaire, isabukuru nziza y'amavuko, tunezerewe ku bwawe. Iyo wagize ama breakthrough agiye atandukanye njya mvuga ngo congratulations, turagucelebratinga, turabihaye agaciro kuba hari ibyo wabashije gutsinda, ari byo babashije kugeraho. Ntabwo bisabwa, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Wowe uri ku musozi wo kurwara, umusozi wo kurindira amasezerano y'Imana, ku musozi wo kumiragura imiti ariko utanarwaye, umusozi wa negatifu utazi icyo urwaye. Mwese navuga ngo mukomere kandi mwihangane. Uri mu bindi bibazo bitandukanye by'ubuzima biguha kwibaza, biguha gutekereza byinshi, nyamubwire ngo komera kandi ihangane, hari Imana mu ijuru. Wowe nturi aha ngaha ari ubwa mbere, nyuma yuko nitwa Sandrine, icyo dukora aha tuvuga ijambo ry'Imana, duhana ubuhamya, turakomezanya kandi ibintu tubona bihinduka umunsi ku munsi. Ikaze. Ndagira ngo mbwire none wowe utarakora subscribe on my YouTube channel kugira ngo ugende kuri my YouTube channel, biri muri bio, ukande kuri iyo link usubscribing, cyangwa ushobora no kubicaho kuri YouTube kuno niba ushaka subscribers ukahita utinika ubwa subscribing, ntabwo ari gutwara iminota myinshi. Kuri Facebook mfiteho aba friends benshi, rero uragira ngo no kuri YouTube ibe umuryango mugari. Yeah. Nshima Imana cyane akanya ka none tugiye kuhaca twirukanka, ariko mugira ngo etape par etape tugendanemo twibukiranye. Hariho wenda bibagiwe, hariho batazi impamvu, ariko mugira ngo tubigemo dusome turebe. Reka dushime Imana iminota mike, hanyuma amasegonda, hanyuma tuje tuganira iminota mike cyane. Uwiteka Imana mu izina rya Yesu Kristo, ndagushimye cyane, gushimira urukundo rwawe, gushimira imbabazi zawe, narakoze akanya kamwe turemeye. Ngaho ngwino ubane natwe, ngwino utuyobore, ngwino utuganirize, ngwino utubwire duteze amatwi, ukabera tuganirize. Nsengera urahano uzahaba nyuma ngo ibiyo yaba arimo gucamo cyangwa azacamo, ubere Imana, ubere ibyiringiro. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi maze video mbere gato kuko mbagira ngo uyu munsi ushyike dufite amakuru ahagije. Hariho abatari babizi, ariko hari igihe umuntu yinibagirwa. Kujya mu ijoro kwa Kristo rero, turasoma ijambo ry'Imana tubona muri Luka 24. Turahera kuri 44. Titire avuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be, maze arababwira ati, aya ni amagambo nababwiraga nkiri kumwe namwe, yuko ibyanditswe kuri jye byose mu mategeko ya Mose no mu byahanuwe no muri Zaburi bikwiriye gusohora. Maze abungura ubwenge ngo basobanukirwe n'ibyanditswe.
ati niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye. Um, Bahereye kuri Yerusalemu, ni mwe bagabo b'ibyo, kandi dore ngiye kuboherereza ibyo data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Amen. Yesu ajya mu ijuru, abajyana hanze, abageza i Betaniya, arambura amaboko hejuru abaha umugisha. Akibaha umugisha, atandukanywa nabo, ajyanwa mu ijuru. Nabo baramuramya, basubirana i Yerusalemu umunezero mwinshi, baguma mu rusengero iteka bashima Imana. Amen. Ijambo rajya ngo tuganireho riri iminota mikeya ni iri ngiri nyine tubona aha ngaha muri Luka. Tubona Kristo uburyo yaganiriye n'izi ntumwa, akabibutsa, akabungura ubwenge, ariko byose bishingiye ko yaragiye kubakorwamo, yaragiye kugenda. Tumaze iminsi mike twizihiza Pasika, kuzuka kwa Kristo. Mbere yaho gato nk'iminsi nk'ibiri, kuwa gatanu mutagatifu, tuba twizihiza gupfa kwa Kristo, umubabaro ukomeye, habamo kuzuka kwe, ariko ari ryo navuga ngo tangiriro ryo kubabarirwa k'umunyabyaha. Ibyo byose tubona mu itangiriro, uburyo umuntu yacumuye akajya kure y'umugambi w'Imana, ariko kuko Imana ikunda umuntu, yiremeye ikazana Kristo. Twabibona muri Yohana 3:16, uburyo Imana yakunze abari mu isi cyane, bigatuma utanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwiza atari ngombwa bugingo iteka. Amen. Aha rero nibyo rero bisobanurira ko umwana w'Imana yagomba kubabazwa, agapfa ndetse akazuka. Byanditswe bigire gute bisohora. Imana ishimwe. Nanjye rero nje hano muri ubu buryo kugira ngo tumenye ngo ese ascension baba bavuga kugira ngo ujurwa Kristo ni gute. Turabizi ariko tujye twibukirane. Ibi bintu rero ni ibintu byabayeho. Kristo avanwa mu bigishwa be, ariko tubona ko ngo basigaranye umunezero. Hejuru gato dusomye tubona harimo ngo isezerano yabahaye ngo mu cyumba cyo hejuru, mugume mu murwa, mugire gute, musenge kugira ngo muhabwe ibyo mbagire gute, mboherereze ibyo nasezeranije. Data abaha ibyo nasezeranije. Ibyo rero yasezeranije ni Mwuka w'Imana, Mwuka wera. Imana ishimwe cyane. Umwuka w'Imana tuzavugaho byinshi, kuko mbona umunsi ku munsi Umwuka w'Imana niwe ushoboresha umukristo. Umwuka w'Imana niwe udushoboresha, kuko turi mu bihe bisa nkaho umuntu atabasha kureba turi mu bihe bihumya amaso. Udafite Umwuka w'Imana rero wahuma se, cyangwa ukagira ubwoba, cyangwa ugaterwa mu bundi buryo. Ariko ufite Umwuka w'Imana, ufite Umwuka wera, imbaraga ziba nyinshi. Aho kwigisha gusenga, kwigisha kubana n'abandi, akwigisha kwihangana, arakwereka inzira, ca hagenda utya, gira utya. Umwuka w'Imana akora ibintu byinshi cyane. Ubwe ni umuntu ya personal, ya ni umuntu, ntabwo abona ukuntu bisobanura, ariko ni umuntu. Kugira tubisobanuze ijambo ry'Imana, kuko urumva Kristo avuga ngo nzabahiriza ibyasezeranywe, mugume mu murwa. Ni ukuvuga, aha harimo kwerekana ko aho Kristo yahagararaga, aho Kristo yari ari, Umwuka wera niho agiye guhagarara. Umwuka wera niho agiye gusigara. Imana ishimwe cyane. Kandi tubona ko ngo umuntu abihabwa ngo yasinze. Bagumye hamwe, bari hamwe, bari mu bumwe, barakundanye, barumvikanye. Imana ishimwe cyane, bashize hamwe. Igihe cya none rero ntabwo byoroshye, nk'uko njya nkunda gukurikirana imbuga nkoranyambaga, social media, se cyangwa nkabona abantu, ntabwo mbona ko byoroshye mu gihe cya none, ko abantu bashira hamwe. Ariko nibyo dusabwa, nibyo dukwiriye nk'abakristo, nk'abagenzi bajya mu ijuru, kugira ngo
duhabwe imbaraga turi hamwe. Imana ishimwe cyane. Hano nabonye ijambo ry'Imana rivuga ngo niko byanditswe ko Kristo akwiriye kubabazwa no kuzuka ku munsi wa gatatu, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye bahereye kuri Yerusalemu. Kwihana no kureka ibyaha, kwihana no kubabarirwa ibyaha. Imana ishimwe cyane. Nk'uko twabitangiye tubivuga nyine mu itangiriro, umuntu yaracumuye. Rero biratangaje cyane ko iyo umuntu iyo urebye mu mutima wawe ukavuga ngo naracumuye, nagiye kure y'Imana, ntabwo binkwiriye kwitwa umwana w'Imana, ntabwo binkwiriye kubabarirwa ku byaha nakoze. Nyine hari igihe umuntu aba yarakoze ibyaha bikomeye nawe ubwo akumva yicira urubanza, ariko ijambo ry'Imana rinyeretse ko Kristo yababwiye ngo mubwire abantu ngo mubwire abantu kwihana no kubabarirwa ibyaha. Kwihana ukuvuga ngo muri Kristo Yesu harimo kwihana no kubabarirwa, harimo kubabarirwa utitaye ngo wakoze iki, wagize uti, gusa umutima wihannye wicujije. Rero nibyo dushaka mu munsi wa none, igihe cya none. Niyo mesaje numva ije cyane, ngo ntugire ubwoba ku byo wakoze, ntugire ubwoba bwa kure aho wageze, ahubwo uzane umutima ugize gute, umenekeye Imana. Mu kwihana no kubabarirwa ibyaha, mu kwihana harimo kubabarirwa ibyaha. Tubona kiriya gisambo cyari kibambwe na Kristo, ngo kibera kuri Kristo ngo ratunyibuke nugera mu bwami bwe mu ijuru. Uvuga ngo yahise ababarirwa. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kintu kibayeho, yahise ababarirwa. Umutima, kwemera Kristo. Imana ishimwe. Rero mu gihe cya none dukeneye kugira gute, kureka ibitekerezo byinshi, ahubwo tukavuga ngo Mana mbabarira, Kristo reka amaraso yawe anyoze, Mwuka w'Imana nyobora inzira ngomba kugendamo, ngomba kwitwara, kugira ngo kuri wa munsi uzaziraho nanjye utazasanga afite ikizinga, uzasange nejejwe, uzasange meze neza, nogejwe mu maraso, nogejwe na Yesu, watunganijwe n'amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, hari ubwo yaguhagije amaraso, mbese imyambaro yawe irera. Imana ishimwe cyane. Ni igihe cya none nyine cyo twireba tukishungura, ese ndiho ndabana nte n'abandi? Ese uko tubonye Kristo agiye, uko tubonye ibyanditswe bivuga ngo nk'uko mubonye Kristo ababanywamo niko azagaruka. Kuko nkeka ko baganiraga ngo amaze kubahereza amahoro, amaze kubaramburaho umugisha, abaye umugisha, arambura amaboko abaha umugisha, muzi ko batari umugisha ngo abakurwamo. Byabaye ibintu by'igitangaza nyine, ko umuntu agenda numvaga nyine hari ibintu byinshi Kristo yavugaga, izi ntumwa ntizibisobanukirwe. Ariko tubona hano ko ngo Kristo amaze kubakurwamo, ngo basigaranye umunezero ko basubira hariya mu cyumba cyo hejuru mu murwa, bagumamo basenga, bagumamo bari hamwe, bagumamo barindiriye. Ndetse rero mu gihe cya none nk'abakristo, dukwiye gusaba imbaraga za Mwuka w'Imana. Umukozi w'Imana Dawidi niwe wasenze, agamije gucumura ngo Mana, ngo umwuka wawe ntumveho. Ikintu muri ubu buzima cyagenda se cyangwa wabura nk'umukristo, ukaba wagomba guhangayika, ukaba wagomba kubabara n'Umwuka w'Imana, kuko akuvanywemo, amvanywemo, ibyanjye biba birangiye, ibyo biba birangiye. Imana ishimwe cyane. Rero ni igihe cyiza cyo kugira ngo tuvuge Kristo, dutange ubuhamya bw'uburyo twihanye, twaretse, tubigishijwe na Mwuka w'Imana, ko ni ukwemeza icyaha,
nkamenya ko pasita yavuga, abavangelisite bavuga, ariko umwuka w'Imana atakwemeje atanyemeje, ntabwo wumva imbaraga z'ibyo ukora, niba ari bibi niba ari icyaha, ntabwo byumva. Ariko iyo umwuka yagusanze, nubwo umuntu yagusanze, uhita ubona ububi bwawe, ukabona ibidatunganye, ukabona ibidakora neza, maze ugahinduka nkahinduka. Imana ishimwe cyane. Yeah. Turaganiriye rero, ndumva bihagije. Ascension, kujya mu ijuru kwa Kristo, reka kubere impamvu zo kwinihira, kongera kwireba, kongera ongera nirebe. Ntutinye, ntutinye ko Kristo yasezeranye umwuka wera, yaramwongera aramwohereza. Arahari ngo adushoboreshe, arahari ngo atubashishe. Aho ureba imbere ntubone imbere, jya umenya ko uri kumwe n'umwuka w'Imana. Urwane no kureba ko hari agatotsi, hari akatagenda katuma umwuka w'Imana atabasha kugira gute, guhabwa intebe no guhabwa ijambo, kuko ntabwo uwo mwuka w'Imana forosinga, ahubwo arahendahenda. Rero ni tumwe kugira ngo tumwemerere agire gute, akora iyo poroyitingi. Imana ishimwe cyane. We twari tuganira utarakira Kristo, igihe cyo kumwakira, akira Kristo ntabwo ugiye kwicuza. We twari tuganiriye waracitse intege, wakongera ugahaguruka, nk'uko Imana akagushoboresha. We tuganiriye ugihagaze, ijambo ry'Imana tubwiye ngo muvuge ubutumwa, muvuge ubutumwa bwo kwihana, kwihana no kubabarirwa ibyaha, ngo bikwiye kubwirwa mu mahanga yose, kandi ko kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriye kubwirwa amahanga yose mu izina rye, bahereye i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane. ntabwo ari igipindi, nk'uko duseburetinga kugenda kwa Kristo, hari igihe tuzajya gute, tuzabona kugaruka kwe. Twitegure kandi twitunganye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndishimye kuganira namwe. Imana ibishaka tuzongera. Happy Ascension Day. Kugera mu ijuru kwa Kristo kubabereye gushyashya, kubabereye kwiza, kubabereye kwinihira no kwigenzura, none n'ibihe bidashira. Amen. Ndakunda cyane, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.